Uyu munsi wo kwa kane twiga uko tugomba gukoresha umutungo wacu nk'abashakanye nk'umugore n'umugabo. Bavandimwe rero akambabwira ikintu, uziko ingo nyinshi ziri gusenyuka bapfa amafaranga. Ugasanga umugabo amafaranga n'ayanjye, umugore amafaranga n'ayanjye. Ugasanga abantu barabana ariko ikintu cyerekeye amafaranga umwe afite konte ye n'undi afite konte ye. Ariko ndagira mbabwira ikintu bavandimwe, muri iyi myaka 16 tugiye kuba 17 mu kwa karindwi twubatse, nabonye kino kintu gifasha si tukubyerekeye amafaranga mwakabyaramo. Bavandimwe muri kunyumva muri uyu mwanya, wowe niba wubatse n'umugabo wawe n'umugore wawe, mufungure konti imwe. Urabyumva? Konti imwe igomba kujya yinjiraho amafaranga yanyu mwese. Umugabo agahembwa akinjiza kuri iyo konte, umugore nawe agahembwa akinjiza kuri iyo konte. Hanyuma nujya gukoresha amafaranga kuri iyo konte, ukabwira mugenzi wawe ukamubwira ati hari amafaranga ngana gutya ngiye gukoresha. Nubwo cyagiye kwa kundi abadamu bashaka gushyira akantu ku ruhande, wenda ashaka gukora umusatsi, ashaka gukora inzara, ashaka gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, kugira kandi gakonte ku ruhande, ariko amafaranga bakakura muri ya konte basangiye. Hagati aho ngaho bitanga kwizerana hagati yanyu kurushaho. Hanyuma kandi nanone bigatuma n'urukundo rwiyongera mu rugo rwanyu. Uzabigerageze uzambwira. Ndagira nkubwire ngo iyo mwamaze kumvikana ku kintu cyerekeye amafaranga, rwose ntacyo mudashobora kugeraho, n'ibindi bindi byose bishamitse gutya byose bigenda neza, kubera yuko mwamaze kumvikana uburyo mugomba gukoresha amafaranga yanyu. Niyo mugiye gufasha bene wanyu ku bintu byereka amafaranga, niba ugiye gufasha biwanyu, bwira uwo mwubakanye, mubwire ati ndashaka gufasha biwacu, ese tugomba kubigenza gute, ese nta mafaranga na gute tushobora kuba twabahereza. Niba hari umuntu ugiye gufasha w'inshuti yawe ndo ugiye kumuguza amafaranga, bwira umugore wawe, bwira umugabo wawe. Hagati aho ngaho ndagira ngo mubwire ngo ibi ngibi bizatuma urugo rwanyu rwubakika neza kandi mwumvikane cyane kurushaho. Rero ndagira ngo mubwire ikintu, mwige n'ikintu cyo gufashanya mu rugo. Umugore agende gukora, umugabo agende gukora, hanyuma mushyire hamwe, sibyo? Apana kumva ngo umugabo niwe ugomba gukora wenyine, uri niwe ugomba gukora wenyine. Ugasanga bigize gute hagati aho ngaho buri memke, umugabo ahora ananiwe, umugore ahora ananiwe kubera ko akora wenyine. Ugasanga na vacancy mushobora kujya mwajya muri vacancy, ugasanga nta nubwo mushobora kuba mwasohoka ahantu kubera ko wa wundi mubana arashaka gufata umwanya w'abantu babiri. Murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Akiza TV, murakaza neza muri Sanga. Hello, amakuru yanyu muraho murakomeye. Nizere ko mumeze neza mwebwe n'imiryango yanyu. Nanjye ndaho ndashima Imana. Ngira amatopike twiga buri munsi. Mfite WhatsApp group yabubatse. Mbere nari mfite WhatsApp group 3, ndazifunga zose kubera ko nari natangiye akazi gashyashya. Ariko ubu ngubu nanone kubera ko bagumye babinsaba abantu bubatse, akandi mbona n'umuntu ushobora kuba yamfasha, n'umuntu yamfashaga mbere, noneho telefone irapfa, uyongeye kubona telefone, ahubwo abantu muri kundera muri uyu mwanya, uyu muntu mumufashe tubone telefone yindi, telefone ishobora kuba yamufasha noneho ajye dufasha muri group. So rero ngo mfite umufasha, so ubwo rero ushaka kujya muri group, nyandikire ne box hano kuri TikTok, hanyuma ndagushyira muri group yabubatse. Rero tugira amatopike twiga buri munsi. Kuwa mbere dusengera ingo zacu, kuwa kabiri twiga ku bintu byerekeye communication, ibiganiro hagati y'abashakanye. Kuwa gatatu dusengera abana bacu, twiriza ubusa dusengera abana bacu. Hanyuma kuwa kane ari uyu munsi tuganira uburyo tugomba gukoresha umutungo wacu ari wo mafaranga. Ndaza no kubabwiraho gatoya kubyerekeye icyo kintu nimbona akanya umunota nitarangira. Hanyuma kuwa gatanu twiga uburyo tugomba kubana n'imiryango yacu, imiryango yacu twakomotsemo niyo twashatsemo. Hanyuma noneho kuwa gatandatu twiga ku mibonano mpuzabitsina in deep,
turayiga abantu bakambaza ibibazo nkabibasubiza, njye nta kibazo na kimwe ntashobora gusubiza kereka imibonano mpuzabitsina, by the way. So hanyuma rero noneho ku cyumweru twiga ku isuku n'uburyo abashakanye bagomba gufashanya mu ngo zabo. So urumva rero ko twiga ibintu byiza cyane, ibintu biryoshye cyane. So karibu muri groupe yacu. Hanyuma uyu munsi wo kwa kane twiga uko tugomba gukoresha umutungo wacu nk'abashakanye, nk'umugore n'umugabo. Bavandimwe rero akambabwira ikintu, uziko ingo nyinshi ziri gusenyuka bapfa amafaranga. Ugasanga umugabo amafaranga n'ayanjye, umugore amafaranga n'ayanjye, ugasanga abantu barabana ariko ikintu cyerekeye amafaranga umwe afite konte ye n'undi afite konte ye. Ariko ndagira mbabwira ikintu bavandimwe, muri iyi myaka 16 tugiye kuba 17 mu kwa karindwi twubatse, nabonye kino kintu gifasha si tukubyerekeye amafaranga mwakabyaramo. Bavandimwe muri kunyumva muri uyu mwanya, wowe niba wubatse n'umugabo wawe n'umugore wawe, mufungure konti imwe. Urabyumva? Konti imwe igomba kujya yinjiraho amafaranga yanyu mwese, umugabo agahembwa akinjiza kuri iyo konte, umugore nawe agahembwa akinjiza kuri iyo konte. Hanyuma nujya gukoresha amafaranga kuri iyo konte, ukabwira mugenzi wawe, ukamubwira ati hari amafaranga ngana gutya ngiye gukoresha. Nubwo cyagiye kwa kundi abadamu bashaka gushyira akantu ku ruhande, wenda ashaka gukora umusatsi, ashaka gukora inzara, ashaka gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, kugira kandi gakonte ku ruhande, ariko amafaranga bakakura muri ya konte basangiye. Hagati aho ngaho bitanga kwizerana hagati yanyu kurushaho. Hanyuma kandi nanone bigatuma n'urukundo rwiyongera mu rugo rwanyu. Uzabigerageze uzambwira. Ndagira nkubwire ngo iyo mwamaze kumvikana ku kintu cyerekeye amafaranga, rwose ntacyo mudashobora kugeraho, n'ibindi bindi byose bishamitse gutya byose bigenda neza, kubera yuko mwamaze kumvikana uburyo mugomba gukoresha amafaranga yanyu. Niyo mugiye gufasha bene wanyu ku bintu byereka amafaranga, niba ugiye gufasha biwanyu, bwira uwo mwubakanye, mubwire ati ndashaka gufasha biwacu, ese tugomba kubigenza gute, ese nta mafaranga na gute dushobora kuba twabahereza. Niba hari umuntu ugiye gufasha w'inshuti yawe wenda ugiye kumuguza amafaranga, bwira umugore wawe, bwira umugabo wawe. Hagati aho ngaho ndagira ngo mubwire ngo ibi ngibi bizatuma urugo rwanyu rwubakika neza kandi mwumvikane cyane kurushaho. Rero ndagira ngo mubwire ikintu, mwige n'ikintu cyo gufashanya mu rugo. Umugore agende gukora, umugabo agende gukora, hanyuma mushyire hamwe, sibyo? Apana kumva ngo umugabo niwe ugomba gukora wenyine, uri niwe ugomba gukora wenyine, ugasanga bigize gute hagati aho ngaho buri memke umugabo ahora ananiwe, umugore ahora ananiwe kubera ko akora wenyine. Ugasanga na vacancy mushobora kujya mwajya muri vacancy, ugasanga nta nubwo mushobora kuba mwasohoka ahantu kubera ko wa wundi mubana arashaka gufata umwanya w'abantu babiri. Ariko ndagira ngo mubwire ngo iyo umugabo akora, umugore nawe agakora, hanyuma bagashyira hamwe, mujya mugira n'ibihe byo kujya gusohoka hanze, mukagenda mugasangira, mukajya muri vacancy, mukagenda mukagira ibihe byiza cyane. Imana rero ikomeze kubana namwe, nizere yuko ibingibi mbabwiye muzabikora, kuko kandi ndabijeje yuko nimubikora urugo rwanyu ruzagera kure. Ndabakunda cyane. Ari Chantal Hakiza. Bye bye. Murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Hakiza TV, murakaza neza muri Isanga.